nawe dukomere Imana amashyi. Haleluya. Imana imuhe umugisha. Turamwakiriye, reka tugezeho ijambo mwashyize ku mutima ry'umwaka wa 2025. Imana imuhe umugisha. Ntangire nshimira Imana yabanye natwe mu mwaka wa 2024, ikaba iduhaye kugera mu mwaka wa 2025. Rero mumfashe Imana yacu tuyishimire cyane, tuyishimire, tuyihimbaze. Dawidi yaravuze muri Zaburi 117, yaravuze ngo mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwa moko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Aravuga ngo haleluya. Rero mu gutangira uyu mwaka ntabwo twashima abantu ngo dushime ibyo twagezeho tudashimye Imana yabikoze. Niyo mpamvu icya mbere dushimiye Imana. Icya kabiri, kamfata uyu mwanya mbifurize mwese, bifuriza umwaka mushya muhire, mbahe ikaze muri uyu mwaka, kandi ndabyifuriza abanyitorero mwese, ndabyifuriza abakunda itorero mwese tubana muri gahunda zitandukanye, ndabyifuriza abafatanyabikorwa batandukanye b'itorero, baba abo mu Rwanda no mu bindi bihugu, ariko ndanifuriza umwaka mushya muhire abanyarwanda bose. Mumfashe dushimire Imana kandi tuyishimire uyu mwaka iduhaye, kuko Imana itwinjije muri 2025 ifitanye umugambi natwe. Hari ibyo izakora, impamvu yakurinze, impamvu ugeze muri uyu mwaka nuko hari byinshi yibwira kugukorera. Mu gutangira uyu mwaka ndashaka no kubashimira cyane, hari byinshi bikomeye Imana yakoze, ariko ibikoresheje mwe, ibikoresheje itorero, ibikoresheje imiryango yanyu, ibikoresheje ibiganza byanyu, ibikoresheje impano zanyu. Ndabashimiye cyane rero uruhare mwagize mu murimo w'Imana, uruhare mwagize mu bikorwa bitandukanye by'itorero, ariko ndabashimira cyane ko mwakomeje kwizera Kristo, mukomeza kugendana nawe, mukomeza kubana nawe, yewe no gusoza uyu mwaka ndabashimira ko mwagize inzara n'inyota byo kwegera Imana, gusenga, yaba rimwe muri hano mu rusengero. Ndabizi ko hariho n'abandi bitakundiye kujya mu rusengero, byaba impamvu zitandukanye, byaba ko wabuze urusengero ujyamo, ariko igikomeye duha agaciro nuko wazirikanye ko ari Imana yakurinze uyu mwaka, ikaba inaguhaye gutangira 2025. Hari byinshi rero Imana yakoze. Dutangira umwaka ni byiza kuzirikana imirimo y'Imana. Nawe icyo ngusaba nuko ntutangirane umwaka amaganya, ntutangirane umwaka urutonde rw'ibitarakozwe, utangirane umwaka kwandika no kuzirikana imirimo y'Imana. Ugasanga ari byinshi. Buriya iyo tuzirikanye iby'Imana yakoze biduha imbaraga yo gutegereza n'ibindi izakora. Niyo mpamvu ukwezi kwa mbere nabwo ukwiye kutubera ibihe byo gushima Imana no guhana ubuhamya. Nk'itorero hari ingorane twagize, hari n'ibibazo twahuye nabyo, ariko ntabwo ari byo dushaka kuvuga cyane mu gutangira uyu mwaka, kuko ibyiza Imana yakoze ni byinshi cyane kurenza ingorane twagize. Kandi n'ingorane twagize mu byo dukwiye gushimira Imana, dukwiye kwishimira n'amasesho twasenze ntiyasubize, kuko impamvu itayasubije byatewe n'urukundo rwayo. Dukwiye no kwishimira n'imiryango twashatse kunyuramo, Imana ntibyemere, kuko impamvu itabyemeye yari izi ibiri inyuma y'iyo miryango, ihitamo kuturindira aho turi, kuko idukunda urukundo rwinshi. Rero uyu mwanya dutangiye umwaka ntabyo dufite byo gushinja Imana, ahubwo dufite amashimwe y'ibyo dushimira Imana. Mu ntiza amashyi twongere tuyishimire cyane. Nasubije amaso inyuma, mbona byinshi cyane Imana yakoze. Ntabwo nabivuga byose uyu mwanya, ariko kimwe dushimira Imana nuko Imana yakomeje gukora umurimo
wo kwiyereka abantu bakayimenya. Uyu mwaka dusoje tutarareba imibare y'abantu babatijwe mu mpera z'uku kwezi, ariko uyu mwaka dusoje twagize abizera bashya bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, baranabatizwa barenga 55,000 mu gihugu hose. Rero umuntu aherutse kumbaza, arambaza ati se ko hari abantu bavuga ko muri Pentecote abantu batakira abanyamwuka, namubwira ngo aba bantu ntabwo bakizwa umwuka adahari, ahubwo nuko abantu bagira irindi shusho baha umwuka, ariko icyambere umwuka naza azemeza abantu ibyaha, atume bihana, atume bakunda Yesu, bakurikira Yesu. Ikinyemezo ko turi abanyamwuka nuko buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi mbona abantu bahawe ubuzima bwabo Kristo. Kandi ndabizi ko n'ibiterane twagize mu gusoza umwaka hari abantu basoje umwaka bahaye ubuzima bwabo Kristo. Rero ndashimira Imana cyane kubw'abizera bashya Yesu yaduhaye. Nahandi ntora nabo muri uyu mwaka Yesu yaduhaye abantu bashya bakijijwe, bakira Yesu, barabatizwa, bageze mu 120. Ibyo turabishimira Imana. Muri paruwasi zitandukanye muri minsi nagiye nsura, mu cyantangaje nuko hari n'amatorero afunze, ariko abantu bakijijwe bajya no gusaba aho babatirizwa. Ni icyanyeretse ko n'insengero zifunze Yesu ntabwo yafunze gukora imirimo, akomeje akazi, akomeje kubana natwe. Ibindi nagarukaho mu byo dushimira Imana nuko hari abantu bari barayobye, baragiye mu biyobyabwenge, ariko bijyanye n'ibiterane byakozwe by'ivugabutumwa twagize abantu 2,800 barenga. Imana yaduhaye bava mu biyobyabwenge, ni urubyiruko abenshi. Rero iyo tuvuze ibyo ni ubuhamya bwo kubabwira ngo birashoboka ko Imana yakiza abantu ikabavana mu biyobyabwenge. Turashaka kubashimira imirimo yakozwe ijyanye no gufasha abantu batishoboye, kubafasha mu rugendo rwo kwikura mu bukene. Hari abahawe amatungo, ubu dufite imiryango irenga 10,000 yahawe amatungo kugira ngo bibafashe mu kwiteza imbere. Hari abafashijwe kubona aho kuba, kubakirwa amazu. Hari abana bishyuriwe amafaranga y'ishuri, bafashwa gukomeza kwiga amashuri yabo, nabo barenga 26,000 abana bafashijwe kwiga. Ariko ikindi dushaka no kubashimira ni n'ibikorwa mwakoze byo gukomeza kubaka insengero. Insengero nshya zubatswe muri uyu mwaka ni 111, ariko izasanwe uyu munsi zimaze kuzuza ibisabwa ni 569. Ibyo rero ndashaka kubibashimira, ariko nabishimira n'abanyitorero bose uruhare bakomeza kugira ngo dutunganye insengero. Murabizi ko twagize insengero zifungwa bijyanye n'uko zitujuje ibisabwa, ariko ndashima urugendo aho bugeze. Hari insengero zuzuza ibisabwa nubwo zitarafungurwa, ariko kuba aho zigeze n'ibimaze kugerwaho biraduha icyizere ko mu gihe kiri imbere izi nazo zizafungurwa. Ntabwo navuga ibintu byose Imana yakoze, ni byinshi. Nashaka kubabwira gusa muri make ko Imana yatwigaragarije, yabanye natwe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imibereho, mu miryango yacu, yatwubakiye ingo. Hari abana basabiye umugisha, yaduhaye urubyaro, kubera ko muri uyu mwaka dusoje abana basabiye umugisha n'itorero barenze 12,000. Ni umugisha utubwira ngo iri torero rirahari none n'ejo hazaza, none n'ejo hazaza. Kandi ikindi n'imiryango yagiye yubakwa. Ibyo byose rero nibyo dukwiye gushimira Imana ko Imana yabikoze. Ndashaka gusoza mbabwira ko uyu mwaka dutangiye 2025 dukwiye kubakira ku byakozwe muri uyu mwaka ushize. Mu byo dukwiye kubakiraho, murabizi ko ubutumwa twari dufite muri 2024 bwagarukaga ku bintu 5 by'ingenzi dukwiye kwitaho.
ibyo bintu bitanu by'ingenzi birimo ko Imana ishaka ko tuba abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda gusenga no kwiyiriza ubusa, abantu bakunda gushima Imana, abantu bakunda kubana neza n'abandi bakavuga neza, kandi tukaba abantu bakunze gukorera Imana. Uyu mwaka wa 2025 ibyo bintu tuzabikomeza, ariko tuzongeraho intego twavuzeho uyu munsi ijyanye no kugendana n'Imana, ariko tukabikora kubwo kwizera Kristo. Na niyo mpamvu intego nyamukuru izatura muri 2025 ni ijambo ryo kwizera Kristo, kuko mu kwizera Kristo harimo imbaraga zituma dukomeza, harimo imbaraga zituma dukomeza kwirinda, ariko no gukora ibyiza Imana ishaka. Kandi ni byiza ko dukomeza kwita ku cyerekezo cy'itorero tukagishyira mu bikorwa. Icyerekezo cy'itorero ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. Na niyo mpamvu dukwiye kuba abantu basenga, ariko tukanaharanira ko twiteza imbere. Uyu munsi aho nagiye mu giterane cyo gusoza umwaka, hari aho twabanje gutangiza centre y'amahugurwa mu bijyanye n'imyuga yo kwigisha abantu ubudozi n'ibyo gusudira n'indi myuga kugira ngo biteze imbere. Nk'itorero dukwiye gusenga, ariko tukanibaza ngo abantu iyo batari mu rusengero baba bari hehe, baba bakora iki, babayeho gute? Ari nayo mpamvu niba uri umunyetorero, Imana yaraguhaye impano, yaraguhaye ubushobozi, ukwiye no kureba mugenzi wawe mwene watoza ibyo ukora, kugira ngo nawe umugire inama, umwereke inzira yanyuramo. 2025 rero mu byo dusaba abashumba n'abayobozi batandukanye ni uko mu nyigisho tuzita no ku nyigisho zo kureba ibikorwa umunsi ku wundi, kugira ngo abantu babashe kubaho neza, babashe no kwiteza imbere, ariko banuzura umwuka wera. Ndasoza mbabwira ko nk'uko dutangira umwaka mu bihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, intora twabateguriye nabwo amasengesho y'iminsi 21. Ayo masengesho tuzayatangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere, tuyasoze kuri 26 z'ukwezi kwa mbere. Ni amasengesho tuza hano buri mugoroba tugasenga, tukiga ijambo ry'Imana, kandi ndabizi neza ko abantu bitabira ibyo byo gusenga bagira umugisha muri uwo mwaka, barakora, batera imbere, barunguka, ubukwe burakorwa, ababyeyi barabyara, imirimo irakoreka, abacuruzi baracuruza bakunguka, abantu batangira business nshya. Rero muri gahunda zawe zo mu kwezi kwa mbere uzashyiremo ko tuzasengana amasengesho y'iminsi 21 guhera ku itariki zingahe, itariki 6 tugasoza ku itariki ya 26. Ndabashimira Imana cyane rero, tunashimira iyo dufite ibiterane nk'ibi bya nijoro tukazindukira mu rusengero, nuko twagize umugisha, Imana ikaduha igihugu cyiza, ikaduha umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo twatangira uyu mwaka tudashimiye Imana ku bw'igihugu yaduhaye, tudashimiye Imana ku bw'ubuyobozi yahaye igihugu cyacu, tudashimiye Imana ko muri uyu mwaka twasenze ngo Imana izaduhe k'amatora, yaba y'umukuru w'igihugu, yaba ay'abadepite, abasenateri, ngo azagende neza, tukaba uyu mwaka wa 2024 tusoje Imana yaraduhaye abayobozi. Kandi uyu mwaka wa 2025 inshingano dufite ni izo kubasengera, kugira ngo Imana izakorere muri bo, ikomeze guha ibyiza igihugu cyacu. Buriya impamvu mwabonye tugenda nijoro, impamvu mwabonye dutarama bigakunda, nuko dufite umutekano. Hari ahantu naherutse kujya nimugoroba muri icyo gihugu mu masaha 11 n'igice, saa 12, sanga abantu bose bari gufunga ibintu byose. Baje barambwira ngo turengeje amasaha nta mutekano dufite, ibintu byose babyiba. Rero kuba ducuruza, kuba tugenda, kuba dusenga, kuba tugira ibitaramo nk'ibi, murabizi ko mu mpera z'umwaka baduhaye n'amasaha ko tubasha no gukesha mu gitondo. Ibyo byose rero mureke nabyo tubishimira Imana cyane, kandi
twumve ko muri cya cyerekezo dufite muri ya nshingano dufite yo kwizera Kristo, dukwiye no kumenya ko dufite inshingano yo gusengera igihugu cyacu, kugihesha umugisha no kukibera umugisha. Buriya iyo uteye imbere ubaye umugisha mu buzima bwawe, mu muryango wawe, ariko ubaye n'umugisha mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ufashije umuntu mu biyobyabwenge, iyo ufashije umwana wabona agatangiye kujya mu ngeso ukamugaba mu nzira nziza, ubaye umugisha w'igihugu cyose. Rero ndasoza mbifuriza ko uyu mwaka muzabe umugisha ku bwanyu, muzabe umugisha ku miryango yanyu, muzabe umugisha ku itorero, muzabe umugisha aho mutuye, ariko muzabe n'umugisha ku gihugu cyose cy'u Rwanda. Muzanabe umugisha amahanga, kuko aho muzagenda hatari mu Rwanda n'abanyamahanga muzahura nabo, Umwami Yesu azabakoreshe, nibahura namwe bazakire ubwiza, bakire umucyo, bakire agakiza, bakire amahoro, bakire umugisha w'Imana. Ndasoreza hano nongera kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Yesu abakoreshe. Mugiye guhaguruka rero kugira ngo dusabe umugisha maze dusoze. uri mu bantu tubonanye muri 2025 bwa mbere. Uwo muntu mwicaranye ngiye umushimire, nubwo uzicarana n'abantu benshi batandukanye, uwo muntu niwe muntu mwicaranye bwa mbere mu 2025. Nubwo uzahura n'abantu benshi batandukanye, ariko umuntu uri mu buye bwa mbere muri 2025. Uzi n'ikindi, nubwo uzagera ahantu henshi hatandukanye, ariko hano intora niho ugeze bwa mbere muri 2025. Umva mutashima Imana se? Nubwo uzaba mu mazu menshi, uzasura abantu benshi, uzajya ahantu henshi hatandukanye, ariko hano mu rusengero niho ugeze bwa mbere muri 2025. Uyu mwaka dutangiye, ibintu byose tuzajye tubikora tuzindutse. Ikintu nize uyu munsi nuko nahise agiye kuzuka yazindutse. Yazindutse mu cyakare arazuka. Rero mu byo tuzitaho tuzagica ubunebwe, dusenge niba ture tujye mu kazi kare. Mbega uyu mwaka twiye gahunda yo kuzinduka mu byo dukora. Niba warakererwaga mu kazi 2024, umenye ko 2025 ni umwaka wo kugira gute? Ni umwaka wo kuzinduka, kuko na Yesu